ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Hanyuma nyuma y'iminsi 3 gusa bona telefone iramamagaye arambwira ngo nitwa Mignone. Pita nibuka ko mubona ku mashusho media. Arambwira ati wanyemerera ukaza kubwiriza kwa 5. Imana irambwiye ngo umuntu wese wayizeye imuhuje n'icyo akeneye. Ibyo Imana yakubwiye burya bibitse mu bantu. Imana iri mu ijuru ariko ibyo yatwemereye biri hano mu isi. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte. Ibyo Imana yakubwiye mu ijuru nta mamodoka ariyo, mu ijuru nta mafaranga ariyo, ahubwo Imana yarayazanye iyashira hano dutuye. Hari abantu rero yagize nk'umuyoboro. Haleluya! Ya ndashimira Imana igifite abantu. Ndashimira Imana. Ejo bundi umushumba yampaye imodoka witwa Apostle Mignone. Ankorera ikintu gikomeye. We yarambwiye ngo tujye mu giterane Musanze uzaje wubaha abashumba. Arambwira ngo gahunda zose ufite wanyemerera ukazisubika ariko unyinginga. Ubwo iyo mvuga ngo sindajyayo. Reka mbabwire, iyo uteranye kenshi utera imbere. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte. Ndashimira Imana disi nguriya Rugaba na Mama Sava. Nanjye ndi umusitari mugenzi wanyu. Turashimira Yesu watugize abangaba turibo. Ntabwo biba byoroshe. Uretse Yesu ubona ko bidukwiriye akabiduha. Amen. Noneho nejejwe nuko turi mu nzu y'Imana. Amen. Amen. Arambwira ati wanyemerera ariko umpendahenda. Arambwira ati wanyemerera kuwa 6 ku itariki 16 tukazajyana i Musanze ko ari wowe shaka kubwiriza. Ndamubwira ni nta kibazo. Ati si ubu wampenda umugabo wawe nawe akazaza akaba ari utwakira k'abantu mwatuye Musanze akadushakira hoteli nziza, naho kumbi ni twebwe ari kubishakira. Uzaje wubaha abantu Imana yahamagaye yateruye ibintu byayo ibibika muri bo, burya nibo muyoboro. Ati vraiment umugore utumye ndara muri hoteli, vraiment ndaye muri hoteli ntajanye n'indaya, ntajanye na Derira, ahubwo najanye n'umugore w'isezerano. Maze nanje ngatereka amaso nk'umukobwa uri kurambagizwa ndiyo. Ukubera iki? Nukuri kw'Imana ngiye mbonye Mama Sava yuriye indege agiye hanze. Kampanura ibindi. Imana irambwiye ngo ahantu yasebeye niho imusebe zuriye. Mbonye umuntu ari kuza aravuga ngo ntitaye kuyo bakuvuga, ntitaye ku mahwa yakujombye, ntitaye kuwaguhemukiye, ntitaye kuwavuze ngo ntacu uzimarira. Yekona mbona marayika ateze umugongo usimbukiramo arakubwira ngo burya wararize mbireba, hari ukugira ngo ngukuremo umuntu uzabamo umuntu ukomeye. Mbonye Imana ikubatse irakubakira,
mbonye Imana ikuzamuye, mbonye Imana igukuyeho amabyi, mbonye Imana ikurengeye. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo uwabitsemo umukozi wanjye wa none n'uw'ejo hazaza. Mureke mbabwire, Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Nawe Toydent ufite iby'Imana yavuganye nawe, reka nguhanurire, ibyo itari yaguha irabigutwaje. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte? Iby'Imana itari yaguha irabigutwaje. Nawe reba inkweto wambaye ukiri mutoya nizo uri kwambara uyu munsi, iyo abaye Imana yaraziguhereye rimwe wari kubona aho uzibika. Abantu ko batanyumvise, reba imicaro umaze igihe urya, iyo Imana iguhera uwo muceri rimwe wari kubona aho uwubika. Imyenda wambaye cagihe uri mu caro, uri muri pirimeri ukajya muri segonderi, wagize ngo iyo uyihabwa yose niyo uzambara utari wambara wabona aho uyibika. Reka nkubwire, ibyo itari yaguha irabigutwaje. Ndabakunda mwese, ndabakunda, kandi gukunda abantu b'Imana ni itegeko. Ugomba gukunda uwo muntu muri kumwe. Imana ishobora kuba yaramubitsemo bya bindi yakubwiye. Ujye wubaha umuntu uwo ari we wese uhuye nawe, kubera ko Imana iguhuza n'umuntu hari impamvu. Muranyumvise? Ngewe Apostle Mignone antumira bwa mbere nari mw'ideni rya banke, iwanje barazanye impapuro za cyamunara. Abantu birirwa bavuga abantu b'Imana nabi, ni akazi kabo. Nari mw'ideni cyamunara, baramanitse impapuro. Ndi gusenga ndi ku musozi, umuhanuzi arahansanga w'umumama arambwira ngo mada, ideni riguhangayikishije humura Imana iraryishuye. Arambwira ngo nushake witahire kuko mbonye ugiye kwitaba telefone. Iyo telefone ni umushumba w'umugore uzaba guhamagaye mu mujyi wa Kigali. Ukimara kwitaba iyo telefone ideni rizaba rirangiye. Hamaze iminsi 3 gusa, Imana ifite abakozi bayo. Imana iracyafite abakozi, ndacyabihamya, Imana iracyafite abakozi. Nyuma y'iminsi 3 gusa bona telefone iramamagaye, arambwira ngo nitwa Mignone. Pita nibuka ko mubona ku mashusho media. Arambwira ati wanyemerera ukaza kubwiriza kwa gatanu? Ndambwira ni nta kibazo. Yewe mureke mbabwire, ari kwa gatanu nageze Kimihurura ndabwiriza. N'ijambo nabwirije uwo munsi ndacyaryibuka. Nabwirije ijambo rivuga ngo iseta wari kugwaho niho Yesu yahagaze arakurokora. Ndabwiriza abantu barafashwa. Yesu we, dushoje aja kutwakira muri biro. Arangije turi kunywa icyayi, arambwira ngo wanyemerera nejo ukarara no ku cyumweru ukazatubwiriza. Ndamubwira n'ubuse nekeretse mpamagaye umutware kandi dore nazanye imyambaro y'uyu munsi gusa. Arambwira ati yo, ikibazo ufite ni imyambaro? Ntabwo Imana yakubwiye ko izakwambika? Ni Imana yarabimbwiye.
bandiretse amaso nk'umukobwa ubonye sheri. Ntiyarabimbwiye. Ahita ahamagara protokole ati uyu mumama muje muri shiki. Ntabwo nari mpazi. Umwenda wose akoraho uwumugurire. Ariko mwebwe bya bindi Imana yakubwiye ibihishe mu bantu bayo yahamagaye. Bahise banjana muri shike ngakora kumwena nti n'uyu nari ngukeneye. Tinaka kaba keza. Yewe turangije kugura. Arambwira ati wari uzi n'ikindi ati umushumba yateguye ko murarara muri hoteli. N'ubwa mbere nari ndaye muri hoteli. Ariko wowe wenda hoshobora kubuziraramo, ariko ngewe bwari ubwa mbere. Ndashimira Imana idutabara ititaye aho tuvuka. Ni Imana itakubaza imyaka, ni Imana itakubaza uko wavutse. Nushaka kuba waravukiye mu kiraro, nushaka kuba waravukiye mu rusasa. Ni Imana ititaho tuvuka, iha agaciro icyo tuzabaco. Muvuge ngo amen. Ndara muri hoteli iryo joro ryabaye rito. Naraye ndi kuzenguruka ngakanda utuntu, rimwe nkibuka nahamagaye kuri resebusiyo bati muraduhamagaye. Ntibabahamagara gute? Ati ntabwo ari wowe telefone. Hanyuma hejo turi kuganira arambwira ati mbonye yerekwa. Ndubonye yerekwa rimeze gute? Ati ko mbonye banke. Ndi yego. Ati izi mpapuro ndi kubona imbere yawe zakubujije amahoro mutagisinzira bimeze gute? Ati niza Cyamunara. Arunama arambwira ngo ideni uri kuryibuka, wakwibagirwa ideni? Nanjye mba ndigirije arambwira ngo ayo yose uvuze hatabuzemo na rimwe. Wanyemerera ukampa nimero za konti? Ako kanya kanda akanyenyeri na ati Imana irambwiye ngo umutwaro wari wikoreye irawugutuye. Ni Imana yari ivuye mu ijuru yakoreye mu mukozi wayo. Imana iramenya ko abantu bagiye kubatereza cyamunara. Imana imenya ko waje kuyivuga ufite umusonga. Imana imenya ko abana banjye batazaba inzererezi, ikambagararira ku rugo, kanyishurira ideni. Arangije ati wanyemerera ukampa nimero z'umutware. Mutware wemeye kukurekura iminsi 3 dukwiye kumugurira fanta. Abayohereje kuri nimero umutware abaramamagaye ati ko banzi wacu tuhagurishije. Ndibiki ati ko kuri telefone haje hari abakiriye wavuganye nabo? Ndibiki ati ko mbonye amafaranga kuri telefone. Icyo ni igisubizo cyo kuba wararongoye umuhanuzi kazi. Izo zari ingingo z'ingenzi. Ku cyumweru ndabwirije, kimara kubwiriza arahaguruka aravuga ngo umwuka w'Imana antegetse kuzatembereza Nyirapasika kamujyana Dubai. Nari nararose nicaye mu ndege ndi muto,
birota mfite imyaka 12 ngiye kubaza pasiteri wari unyoboye, arambwira ngo warose uri mu ndege niye, ati n'umukandara wawe wambaye, ndi nambaye, ati yo ubwo ugiye gupfa. Nongera kurota nicaye mu ndege maze kubyara umwana wanjye wa kabiri witwa Baraka. Hanyuma Yesu we, ndagenda mbaza amabukwe, nagiraga amabukwe muhanuzikazi, ndabwira nti nongeye kurota inzozi. Ati warose ngo ikindi? narose ndi mu ndege. Ati n'umukandara? ndiye. Abagemu mukati vraiment donc ndibaza sasu wa santi amina teremeni amina. Ati Imana irambwiye ngo ugiye kurira indege, uzaje uragenda mu ndege kuko umuntu agenda mu modoka. Umugabo wanjye twari turi kumwe, mama we aramwitegereza aramubwira ati kandi ntuzarakare. Umugabo wanjye afashwa muri siransi, ati sinzarakara rwose, amena. Twageze Dubai, n'ubwa mbere nari ndemye isoko. Haravuga ati abakozi b'Imana mubashakira amadolari baje gushopinga. Turagiye tugurira abagabo bacu amapataro, tuguriye abana bacu. Nururutse indege ngeze hari Kanombe, umutwara baramamaga ati sheri, nanjye ntishu. Ati muraza muri bangahe? Ngaho da. Murahagera sangahe? Turimo bangahe? Iyo kwibutse baguhamagara mu bwinshi. Oya muje mureka tuvuge Imana, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo ndi iwacu ku itorero abantu buzura umwuka wera ntarabwiriza. Muje mureba kuri YouTube, nge ndi umukristo wo mu itorero udatenze. Iyo ngiye guteranira iwacu gusa kumbona bahita babona Imana ikora ibitangaza. Kuko banzi naburaye, bazi nambaye ubusa, bazi ntazi gutebeza. Musiri muratebeza nijoro? Simwebwe banzi ndinya gupfa, bazi Imana iri kungirira neza. Iyo mbibwiye abatanzi babona ari nk'ikinyamakuru, ariko mureke mbabwire Imana yacu irakora. Imbaraga zayo zirenze uko tuzivuga. Ni Imana ikura umuntu mu busa ikamuhindura umuntu. Ni Imana inyuranya amaboko aho wamwariye ikakumwarurira. Jewe umuntu yaramanuriraga akambwira ngo Imana iguhaye inzu, nkavuga ariko yabuze ibyo avuga, yampanurira ko ndiye ko bihagije. Nari yanze, ariko ndashima Imana izura umuntu. Wowe uri mu iteraniro nyemerera unyumve. Ibyo abantu bavuze bitagaciro, ariko ibyo Imana yavuze birasohora. Inzira bizacamo ntizikureba, icyo usabwa ni ugukiranuka. Mwakomera Imana amashi? Mwakomera Imana amashi? Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni 6:45. Mami haleluya. Ntabwo uzicwa na diabete cyangwa umuvuduko cyangwa ibihaha. Izi ndwara zose zidakira, mbonye marayika gukingiye. Bonye marayika gukingiye, arambwira ngo humura, Imana ikubereye urukingo. Umuririmbyi haleluya, haleluya. Bonye umuntu yarafashe imisumari ayitega imbere yawe, arangije ashiraho agataka kugira ngo yikandagiremo. Urahageze uje ukunda umushumba wawe, nuko asohotse
urahageze mbona mushumba aragusinyaye arakubwira ngo wirangara kuko watezwa amahwa. Uramubwira ngo uyabonye ute ko ngewe ntayabonye? Aravuga ngo nshinzwe kukubera amaso. Yahise aza arihuta amahwa iyo misumari ayikuye imbere yawe, arakubwira ngo ngaho genda kandi menya ko aho wari kugwa utakihaguye. Ufite imitego watezwe n'abantu utazi, ariko Imana irambwiye ngo ntabwo uzayigwamo. Uwo mwicaranye mukore mu kiganza uyu Trelas Cotrefenit Elisoy de Manse, narebe hano muhanurire. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ibiganza byawe uhereye umunsi icyo uzongera gukoraho cyose kizagira umumaro. Hari ibyaguhombeye nta kutagize, urara amajoro ariko ugasanga aho gutera imbere uri gusubira inyuma. Ariko umva uko Imana imbwiye, irambwiye ngo imbere yawe hari zahabu. Imana iguhaye umugisha. Uyu mugisha urambukiranije, wambutse imipaka kandi wambutse imipaka. Uzagira umugisha wo gucuruza amamodoka. Ntabwo uzatunga imodoka ahubwo uzazicuruza. Niko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo niyo yakurinze kugwa muri gereza, niyo yakurinze kwicwa n'impanuka, niyo yakurinze abagome bigeze bagutega kugira ngo bagushimute. Imana iguhagararaho. Umva uko Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo umugisha wawe iwushize mu bihugu bitandukanye, ariko nubwo bimeze guco naha muri Afurika uzahagira ibikorwa. Amen. Hallelujah. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyansino iby'Imana ishaka ari byo biriye gukora. ariko icyansino iby'Imana ishaka ari byo biriye gukora. Mw'iri teraniro ndetse mwa kino gihande harimo umumama asuzugurwa n'abo mu muryango yashakiyemo. Bagenda bamusebya, bagenda bamuvuga uko atari. Yagerageje kubagirira neza, ineza bagirira aho kuyibona niyo bifashisha bamusuzugura, bamuteranya n'umugabo, bavuga ubugambo. Ariko numvishe ijwi ry'Imana rimbwiye ngo uyu muntu turi kumwe mw'iri teraniro. Imana irambwiye ngo umuntu wo mu muryango umutesha umutwe umusereza, kubera ko Imana yamutumyeho ngo yihane, kubera ko Imana yamutumyeho ngo akizwe, akanga, abujije uyu mubyeyi amahoro. Ariko Imana irambwiye ngo igeze muri uwo muryango irabaribase. Haleluya, haleluya. Imana iri kumwe natwe. Imana izanye ububyutse hano. Urubyiruko ruteranira hano ruri he? Bazamura ibiganza. Mugiye kuba benshi. Imana yubatse urubyiruko cyane. Imana imbwiye ko urubyiruko rw'ahandi ruzaja ruza gukopera. Bivuze neza, ruzajya ruza kwigira
ku rubyiruko rwa hano, Imana ibahaye kwera imbuto zitagira umupaka, mbese zirenze imbibi, kuko mbonye abo hirya bari kuza kubigiraho. Imana irambwiye ngo yongeye kubaka urubyiruko kuruta uko Satani yari yarabatatanije. Muracari hano? Yesu ashimwe. Waje uri kwihuta ngo udakererwa. Hari ibintu bigera kuri bitatu Imana iguhaye. Icyambere, iguhereye umunezero aho umwanzi yari yaranzuye kuzahora ubabaye. Icya kabiri, iguhaye umugisha mu rubyaro. Icya gatatu, mbonye hari impapuro zari zarateshejwe agaciro. Mbonye umuntu yarazifashe arazubika anarabisuzugura avuga ngo ibi byararangiye, ariko mbonye marayika aje ahera kuri dosiye ya mbere aguhereza, afata iya kabiri, ngiye kubona mbona ari gusinya, arambwira ngo ibyambuwe agaciro uri mu iri teraniro bihawe agaciro. Umugisha utanga mwami wanjye ntiwongera umubabaro, abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera, yamye mu mahoro yoroshima bazi urukundo nirwo rungose, ukuboko kw'ibumoso urasamuye, ukw'iburyo kuramfashe, mbese bashakuba. Amagufa yawe Imana yarinze gucika, umutwe wawe Imana iwukijije batakubaze. Imana iguhaye imbaraga zigushoboza kuba mu murimo w'Imana cyangwa se mu nzu y'Imana utanyeganyezwa n'imisi. Imana iguha umugisha. Muracyari hano? Bambwiye ngo ni saa moya, nta muntu urambiwe ngo tumusengere yitahire, ariko aho gutinda mu bitaro nabonye abakozi b'Imana hariya we. Imana ibaha umugisha. Nabonye ba mama Elisi ni inshuti zanjye, Imana ibaha umugisha, ndagukunda, Imana iguha umugisha. Yesu we, nabonye abantu benshi bamamagaye ngo bazaza kunshigikira hano, Imana ibaha umugisha. Nabonye mushuti wanje Anita Pendo, mushuti wanjye ni wanjye Musanze arahazi, arahazi. Imana iguha umugisha. Hanyuma hari amahirwe ubonye kandi ibyo kuyakwambura byari birekereje, ariko aya mahirwe araje, kandi amahirwe ashorewe n'ikintu kiremereye. Bihanuriye ku ruhimbi, Imana iravuze ngo aya mahirwe ibyo kuyica byari birekereje, ariko kuko ari Imana ibivuze iguhaye amahirwe ashorewe n'ikintu kiremereye. Mumutunga ibiganza muvuge ngo felicitation. Bivuze neza ra? Bivuze neza? Vraiment. Vraiment. C'est l'emprise de l'Ohilas ou les contre des menaces. Imombona marayika hano mwiri teraniro. Professor. Arambwiye ngo mbwirira abo muri kumwe bose ngo ubutabazi bwanjye buje bwihuse
kandi buri wese ahuye n'icyo akeneye. Icyo akora ntanzi ibyagirira abantu umumaro. Hallelujah. Yes. Imana ubwayo igiye kuzajya yiyereka buri wese bitagombeye abahanuzi. Bitagombeye abahanuzi, abantu turi kumwe barota inzozi mbi, Imana irambwiye ngo kubera iri teraniro tibizongera kubaho. Abantu turi kumwe babonaga ingo zabo zigiye gusenyuka, Imana yubatse ingo zitari zikomeye kugira ngo zikomere. Ingo zirubakitse mu izina. Yes. Umva ko Imana imbwiye, irambwiye ngo kubera ko mwaje aho ikorera. Muranyumvise? Buri wese Imana imusuye mu buryo bw'ibanga. Turi kumwe n'abantu bakomeretse kandi bakomerekera mu nzu y'Imana. Imana nayo ibomoreye mu nzu yayo. Turi kumwe n'abantu banzwe, turi kumwe n'abantu batawe, turi kumwe n'abantu baretswe, ariko Imana irambye mbonye buri wese ahabwa indorerwamo. Mbonye buri wese ahabwa indorerwamo. Numva ijwi irambye ngo bambwire ngo buri wese niyiyatureho ibyo ashaka. Nta muntu wiyanga. Uko utiyanga abakwanga bari kuruhira ubusa. Uri mwiza, urasa n'Imana. Irebe mu ndorerwamo, uri mwiza, urasa n'Imana. Imana rero iguhuje n'ibyawe. Yesu ashimwe. Mbonye Imana yishura amadeni. Mbonye Imana yishura amadeni. Yewe ufite icyifuzo abana bawe bahora batsindwa kandi utabuze minirivare, wabigishije mu mashuri meza, wabatangiye amafaranga ya coaching, nta kutagize, ariko Satani akakubabariza ku bana. Ariko Imana irambwiye ngo umuntu wese wabyaye, turi kumwe mu iteraniro, ufite abana biga, azamura ikiganza. Ufite abana biga, igashake kabe kari muri materineri, zamura ikiganza. Nushaka uba ufite n'umwuzukuru wiga, Imana irambwiye ngo kubera ko iri mwaya materaniro itanze ubwenge ku bana bacu. Nukuri ndimo mbona diabete zikira mpagaze hano. Ndi imbere y'Imana yampamagaye. Ndi kubona marayika ari kuvura abantu. Hallelujah. Ndi kubona marayika avura abantu. Ndimo mbona hano havutse korari ikomeye cyane. Ndimo mbona abantu babaye benshi, haba hatoya. Mbona turimutse, mbona twubatse urundi rusengero. Imana ibanje kubaka buri wese, hanyuma ngo natwe twubake inzu y'Imana. Ndimo mbona ubukwe mu rubyiruko, ndimo mbona ubukwe urubyiruko. Haleluya. Ndimo mbona ubukwe. Hayi à la patronance que traîne non pi etraisinen. Ndimo mbona gusubizwa amasezerano amazi iminsi. Manira yasubije. Lopiska shate clave somna dent. Imana irambwiye ngo umuntu wese wayizeye imuhuje n'icyo akeneye. Ndimo mbona ukwezi kwa karindwi kutubereye ukwezi kwiza. Ndimo mbona izuba ryo gukiranuka riturasiye. Ndimo mbona abantu bahura n'ibisubizo ukwezi kwa karindwi. Imana iguhagazeho cyane. Abantu mwese mwabaye maso muhuye n'ibisubizo. Wowe urarurira, Imana iguhojeje amarira. Wowe watse viza ukayibura, Imana irayitanze.
wowe watse viza ukayibura, wowe wabuze uko usura umwana yiga hanze ariko inzira zarifunze wabuze uko umugeraho. Mbonye Imana iciye inzira, mbonye abantu bakiriwe inzira, mbonye abantu bari guhura n'ibisubizo. La noteli ozwe binance. Nejejwe nuko aba bantu turi kumwe mu iteraniro Imana ibahaye gukirizwa.